mbega ibintu ndi kubona, mbega ikidendezi abantu bavuyeho, mbega ikidendezi cy'ubushomeri abantu bavuyeho, mbega ikidendezi cy'igisuzuguro abantu bavuyeho, mbega amakwa Imana ikoze, mbega ubutabazi ndi kureba, mbega abarwayi Imana iri gukiza, mbega abantu Imana iri kubohora, bikozwe nonaha. Imana ibikoze nonaha, ntabwo ari kera. Yego 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 yego, igufa risanze ryaryo, wari urwaye akize, wari ushonje abonye ibyo kurya, zamura cyane, haleluya. Ikirere cy'ubuhanuzi kiramanutse, mureke Imana yacu ivuge, ongera uzamure cyane, haleluya, numvirata. Ubuhanuzi bumanutse bw'uyu munsi. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Oh, dufite Imana, dufite Imana, ayiwe, iyo dusenze iratwumva. Ayiwe, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Mwamaye amashyi we, dufite Imana oh itabara abayo, barokore, iyo dusenze iratwumva. Ayi, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Oh, dufite Imana, dufite Imana oh itabara abayo, mwanisha amashyi, iyo dusenze iratwumva. Ayi, oh dufite Imana sejemu itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Barekore, dufite Imana, Imana wanisha amashyi, Imana ikwiye amashyi, ikwiye gutaramirwa, iratwumva. Ayiwe, dufite Imana yo, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Oh, rangurura rangurura, maso utangariza abafite intimba. Oh, bwira nabo bose bashaka kwiyahura. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Ariko haleluya, munyemere muhereze Imana icyubahiro. Wayihereje icyubahiro, sa nugumishaho gatoya. Iyi Imana ikwiye icyubahiro, iyi Imana ikwiye kuvugirizwa impundu, iyi Imana ikwiriye icyubahiro. Narivuze ngo iyakurinze mu kwezi kwa mbere, nitwongeye tuyikomere aya mashyi menshi cyane. Iyakurinze mu kwezi kwa kabiri, wayongera amashyi menshi cyane. Iyakurinze mu kwezi kwa gatatu, ikwiye amashyi y'urufaya. Iyakurinze mu kwezi kwa kane, turavuze ngo nihabwe icyubahiro. Iyakurinze mu kwezi kwa gatanu, turavuze ngo nikomerwa amashyi. Iyakurinze mu kwa gatandatu, turavuze ngo nikomerwa amashyi. Iyakurinze mu kwezi kwa karindwi, wa Mana we habwa amashyi. Iyakurinze mu kwa munani, turavuze ngo habwa amashyi. Iyakurinze mu kwezi kwa cyenda, turabyibutse habwa amashyi. Iyakurinze mu kwezi kwa cumi, turagushimira Uwiteka we, mu izina rya Yesu. Yikiriza ngo amena. Dushimye Imana itwemereye kugera hano. Amazina nitwa Rukundo Emmanuel, mbarurirwa ADEPR Gasave. Ninge Imana yashimye kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Mbere ya byose dushimiye ubuyobozi bw'itorero bwatugira ikizere kugira ngo tubane uyu munsi mu ijambo ry'Imana. Imana ihumugisha abayobozi b'itorero, namwe mwitabire kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana ibahumugisha kandi Imana ibarebe neza. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Microphone bashyize hasi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana. Ni amagambo ari muri Yohana ibice byaho 5. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 5. Turahera ku murongo waho wa mbere, turagarukira ku murongo waho wa 10. Hagira hatya hati, mutwa amagambo uravuga ngo Yesu
akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'abayuda. Nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Reheburayo cyitwa Betsaida. Cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika wamanukaga ajya muri icyo kidendezi, akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ariyo yose. 5. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. 8. Yesu aramusubiza ati, Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Imana itugire neza cyane. Turongeraho amagambo y'Imana meza ari muri Zaburi ya 91. Turera ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Dusanzwe turizi cyane, ariko unyemerere kubererisha mu mutima wawe. Bibiliya iravuze ngo, uba mu rwihisho rwisumba byose. Icyambere, azahama mu gicucu cyishobora byose. Ngo ndabwira Uwitekane, uri ubuhungiro bwanjye. Ikindi, ni igihome kirekire, ni igihome kinkingira. Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. 4. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo, ni icyuma kigukingira. 5. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Imana ishimwe cyane. Turongeraho Zaburi n'ubundi 93 ku murongo wa 4. Haravuga ngo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye cyane w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Nimwakiye neza ijambo ry'Imana. Narivuze ngo nimwakiye neza ijambo ry'Imana. Abari kunyikiriza, Imana ibaho umugisha. Nyemerera muse nk'abandeba mu maso, ntacyo bitwaye, kuko uyu munsi wa none Imana ishimye ko ari nge tuganira tukavuga ku ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo y'Imana meza atubwira inkuru y'umurwayi wamaze imyaka 38 ari ku kidendezi. Ntabwo yari afite uwamwitaho, ntabwo yari afite uwamurengera, ntabwo yari afite kivugira, yari ari ku kidendezi. Reka se nk'ukuvuga gato ibintu 7 biba ku kidendezi. Ku kidendezi icyambere kihaba ni urusaku. Kubera iki? Iki kidendezi umumaro cyari gifite wari wo gukiza abantu. Iyo babonaga umwe agiye mu kidendezi, abandi batakiraga,
bavuzaga induru bakabati ku kijye w'Imana inyibagiwe. Mu kindi kinyarwanda ntabwo uriya murwayi wacize agacira Yesu amugezeho, ibyiringiro bye byari byatakaye, ariko yagiraga urusaku kubera yuko yabonaga abandi bakira, ariko we ntabona ubutabazi bwo gukira. Yego, uyu munsi nzanye ijambo, topike y'ijambo tugiye kuvugaho cyangwa insanganyamatsiko iravuga ngo Yesu agiye kunyura mu nzira zitamenyerewe aje gutabara abantu bayo. Ni inzira zitize gute zitamenyerewe. Gukira kwa bariya barwayi, inzira yari izwi yari imenyerewe, kwari kujya mu kidendezi. Yego, kwari kujya mu kidendezi, ariko Yesu aca mu bundi buryo abantu batamenyereye, aca mu yindi nzira abantu batazi. Imana ishimwe cyane. Narivuzaga Imana ishimwe cyane. Narivuzaga Imana ishimwe cyane. Ikindi cya kabiri kiba ku kidendezi ni induru. Hari induru nyinshi. Mana turengere, Mana dutabare. Nimvuga iki kidendezi mu buryo bw'umwuka, ndashaka kubwira ko ari ibigeragezo uhagararamo, cyangwa ibyago, cyangwa uburwayi, cyangwa intambara ubuhagazeho utegereje ko Imana yagutabara. Ariko nkwibutse ko nubwo ubona nta nzira z'ubutabazi zihari, nubwo ubona nta nzira Imana yacamo ikurengera, Imana yifitiye izindi nzira zabwihishwa inyuramo igatabara umuntu wayo. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane. Ikindi kiba ku kidendezi, ku kidendezi haba amarira. Haba amarira. Mana we ntabara, Mana we ndengera, Mana we ngirira gutya. Umuntu afite amarira. Ariko reka nkubwire ikintu gikomeye. Nubwo uri kw'icyo kidendezi ukabona nta nzira, ukabona nta buryo, ukabona Imana yacu gutabara, ariko ijambo ryatubwiye ngo Yesu yambwiye ngo nimbwire abantu bo muri SEGEEM, abumwe abe babiri unkurikiye uri kunyumva, Uwiteka ndafashijwe agiye guca mu nzira utaruzi utarumenyereye, aje kugutabara. Imana ihimbazwe cyane. Narivuzaga Imana ihimbazwe cyane. Narivuzaga Imana ihimbazwe cyane. Ongera uzamure cyane, haleluya, numve rata. Ku kidendezi ikindi kihaba ni agahinda. Haba agahinda, haba umubabaro. Ukabona abandi bakirira, we ntiwakirire. Ukabona batabarira, we ntiwatabarirwe. Ariko humura, hari Imana ifite inzira zitazwi. Ku kindi kiba ku kidendezi haba kwiheba. Haba kwiheba. Kavuga atari ku Mana, kuki wandetse, kuki wanyibagiwe, kuki ntabona ubutabazi bwawe. Ariko hari ibintu bigeze kuri bitatu Yesu yabwiye uriya murwayi abandi bantu batajya bavuga. Icyambere yaramubwiye ngo urashaka ko nkugirira gute. Nubwo yaramashe ngo urashaka ko ngugira gute, yarazi cyari bukore. Mana nkorera we, Mana we, Mana we, Mana we, Mana we. Nubwo yamubashije ngo urashaka ko nakugirira gute, ariko Yesu yarazi icyo ari bukore. Imana ihimbazwe cyane. Yarazi icyo ari bugire gute, ari bukore. Iki yamubwiye, yaramubwiye ngo byuka wikorere uburi bwawe utahe wigendere. Yesaya bivuga neza, aravuga ngo byuka 60, aravuga ngo byuka urabagirane, kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka Imana bukaba bukurasiye. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane. Nyamara Yesu akuvuze ijambo rikaze, aravuze ngo byuka wikorere uburiri bwawe utahe. Bisobanuye iki? Cyari ukugira ngo Yesu umukijije uzamureba wese yarahoze ku kidendezi yarabuze ubutabazi, nikorera uburiri ari kugenda bajye bavuga ati ariko se uyu ni wa wundi Imana itabaye,
uyu ni wa wundi Imana irengeye. Imana ihimbazwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Ikindi kiba ku kidendezi, ku kidendezi haba amagambo, ku kidendezi haba amagambo menshi menshi. Iyo unahari ntabwo abantu babona ubutabazi bwawe ko bwaboneka, nta nubwo babona ko ubutabazi bwawe bwagaragara. Ikindi kiba ku kidendezi haba inzara, haba inzara ku kidendezi, haba inzara ku kidendezi, haba inzara ku kidendezi. Ariko twasomye ijambo riratubwira ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, uri igihome kirekire kinkingira, Imana yanjye niringira. Ndumva umwuka w'Uwiteka njeho, aravuze ngo erega nubwo inzira zawe zarangiye, nubwo uri kubona nta nzira, nubwo uri kubona nta buryo, ariko hari inzira zitazwi Uwiteka Imana agiye kohereza. Hari inzira zitazwi Uwiteka Imana agiye kohereza, ugatabarwa. Ugiye gutabarwa abantu bose babireba. Ijambo zanye ni ry'ubutabazi, izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe cyane. Nguriza haleluya, nzayikwishyura. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe cyane. Naribuzaga Imana ihimbazwe cyane, naribuzaga Imana ihimbazwe cyane. Duhereze Imana icyubahiro. Naribuzaga Imana ihimbazwe cyane, naribuzaga Imana ihimbazwe cyane. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kukura bikwe. Abiringiye munyikirize baraba, ariko wanyikirije nshuti yanjye newe, ndetse bahanga amaso bakabakoza. Wowe Yesu, wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kukura bikwe. Wowe Yesu, wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kukura bikwe. Wowe Yesu, wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni. Habwa ikuzo Mana yacu kukura bikwiriye. Zamura cyane haleluya rata. Imana ishimwe. Narivuzaga Imana ishimwe cyane, birahindutse. Imana ishimwe cyane. Narivuzaga Imana ishimwe cyane, narivuzaga Imana ishimwe cyane, narivuzaga Imana ishimwe cyane. Uwiteka aravuze ngo agiye guca mu nzira zitamenyerewe, agiye guca mu nzira utari usanzwe uzi. Nubwo umaze igihe kirekire ku kidendezi, ariko uyu munsi wo kuwa kane ni ijambo rimanutse rivuga ngo agiye guca mu nzira zigize gute, zitamenyerewe. Samura cyane haleluya. Ya agiye guca mu nzira zitari zo. Hari abantu bamenyera ubutabazi ko buturuka kwa anko, hari abantu bamenye ko ubutabazi buturuka kwa batonto, ariko inzira z'Uwiteka Imana zirenga igihumbi. Hari inzira y'abwihishwa Uwiteka Imana agiye kuzana ku buzima bwawe. Uyu mwaka utararangira, ntabwo ari kera, ni ijambo rikuziye. Imana iravuze ngo uyu mwaka utararangira hari inzira Uwiteka Imana agiye gucishamo, ugatabarwa babireba, ugatabarwa bahari, ukabona Imana bahari ikakurengera bahari, ugakira bahari, ugatabarwa bagize gute bahari. Ariko muracyari itorero ry'Imana, muracyari itorero ry'Imana. Tugire gutya. Dawidi arandika nawe aravuga ngo amajwi y'amazi menshi, iki umuraba ukomeye w'inyanja
kurusha imbaraga. Nyemerera use nkoroha gatoya, icyubahiro cyawe gishire hasi, icyubahiro cy'Imana kigukora nk'amateraniro. Sa nkoroha gatoya Imana iganire nawe. Icyo nzi cyo icyatumye Imana itekereza muri iki gihugu ikavuga ngo mpagare hano umunsi wa none, ni ukugira ngo umenyeshe ko hari inzira Imana yateguye zabwihishwa. Gukira ku kidendezi bari basi ko ubutabazi bw'Imana ari ubwo ku kidendezi, ariko Imana ihindura uburyo yigerera kuri teri. Imana igihindura uburyo abantu batazi ikajya kuri teri y'ikibazo cyawe. Imana ishimwe cyane. Duhereze Imana icyubahiro kabyara. Abambanjirije bavuze ku mbaraga z'amasengesho. Kuva twatangira ijambo ryakomeje kugaruka cyane, ni ijambo rivuga ku mbaraga z'amasengesho. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Ariko njyewe amasengesho hari ibintu bigeze kuri bitatu bijya bindyohera amasengesho. Icyambere, amasengesho afite ubushobozi bwo guhindura imigambi y'umwanzi. Ese muracyahari rata? Ikindi, amasengesho afite ubushobozi bwo guhindura izina ribi. Izina rigize gute? Ribi. Ikindi, amasengesho agahindura imigambi ya Satani. Muracyahari? Afite ubushobozi bwo guhindura imigambi ya Satani. Ikindi, aya masengesho twari mu gitoro tuvuga, umugenzi wawe yavuze uburyo Pawulo na Sila basenze Imana ikabatabara. Ariko njyewe nahise nkuramo ijambo rikomeye ko iyo usenze Imana amateka yawe arahinduka. Imana ishimwe cyane. Hari igihe usenga ukabona nta nzira, hari igihe usenga ukabona nta buryo, hari igihe usenga ukabona nta butabazi, hari igihe usenga ukabona nta Imana iri gukora. Ariko nkuzaniye ijambo rivuga ko muri uko gusenga kwawe Imana igiye gukora ikintu cyiza gikaze cyo kunyura mu nzira nyamara zitamenyerewe. Narivuze ngo zitamenyerewe, narivuze ngo zitamenyerewe, narivuze ngo zitamenyerewe. Igiye guca mu nzira abantu batazi, abanzi bawe batazi, ariko ubona igitangaza cy'Uwiteka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Sana uzamura cyane, haleluya rata. Imana irazinyuramo. Narivuze Imana irazinyuramo, narivuze Imana irazinyuramo. Ejo bundi natangije umushinga w'ubukwe. Noneho muracyahari se? Muracyahari se jemu? Yesu Kristo. Iwacu tugira amateraniro atatu. Ndagena negera umushumba dutangiza umushinga w'ubukwe nk'abandi bose. Negera umushumba ati rero dore umukobwa nakunze n'umuririmbyi, nanjye ukundeba ndakuze nuje imyaka y'ubukure cyane ko ntamenyo y'ibyangaragaraho. N'igihe nakore imbere y'Uwiteka Imana mundeba muranzi muzwana bwanjye. Umushumba ati turagushyigikiye. Bandanga mu rya mbere, bandanga mu rya kabiri, ariko wa munyemero kandi barata nkakubwira akantu. Noneho bandanga no mu rya gatatu. Ndangije njya kwandikisha umushinga w'ubukwe nk'abandi mu murenge wacu. Ndandikisha, kimaze kwandikisha ndasaba ndakwa. Maze gusaba ndakwa nuko menyesha n'imiryango nandika na invitation. Habura umunsi umwe nagombaga kujya ku murenge kuwa kane. Kuwa gatatu nyamukobwa wanjye aranyandikira arambwira ngo ndashaka ko tuganira. Nanjye ati kagira inkuru. Ati kandi ikintu ushaka tuganiraho kirakomesha kandi duhurira heza tuganira. Ndatega moto ndihuta turahura. Arambwira ngo nabitekerejeho nitonze. Nabitekerejeho ngize gute? Nitonze. Ese abantu murari cyangwa mwatashye? Kristo turanazita. Murahari rata.
umukobwa arandeba arambwira ati nabitekerejeho nitonze nigize gute nitonze mbona tudakwiriye kubana shwi singe wahera abadiyakoni bari bamfatiye irembo nawe urabyumva firi ya mbere mitira ku mushumba ndamubwira ati mushumba nkwibutse ko uyuhagaze imbere kubw'amateka nagize amezi 3 nta mubyeyi wanjye n'umwenzi ngize igikomere cy'ubuzima nonongeretse n'igikomere cy'urushako Mariya mutagatifu we Yesu we navuze Mariya mutagatifu mvuga Imana yo mu ijuru birananira nasenza amasengesho yose nambaza ibindi byose biranga ariko nibuka ko izina rya Yesu rikaze nibuka ko izina rya Yesu ryavuze ngo mwese abantu muzi ko murushe kandi muramerewe munsange ndagira gute ndabaruhura ndafashishwe Mana we izina rya Yesu rirakaze iri zina rya Yesu ni kuzimurigerayo riranyeganyeza rigakuraho imigambi y'abadayimoni iri zina rya Yesu rivuguruza inyandiko za Satani iri zina rya Yesu rihindura amateka iri zina rya Yesu nzakuvuga Mana we nzakuvuga uduhindura amateka mabi kwitwa Uwiteka urakabyara mumpangire icyubahiro umwami wacu Yesu Kristo nuko ubukwe burapfa ngo burapfa mushoma arambye atariko reka nkubaza ukunda kurya iki ndamubwira ngo nkunda kurya inkoko tingewe yo nishimye ry'inkoko arambwira ati noneho rero ugende uyu munsi wa none ushake hoteli ihenze ugende ujye kurya inkoko nurangiza uzane ituro ry'ishyo mu rusengero kubera iki Imana ikurinze umuruho wigiye kingana gute kirekire kandi guri kubona byarangiye nibwo Imana igiye gutangira uyu muntu yaba yaraciye mu mwuka tugahura Uwiteka aravuze ngo nubwo byarangiye ariko nibwo Imana igiye gutangira narivuze ngo nibwo igiye gutangira urabona byararangiye urabona nta nzira ariko huza ni ijambo Uwiteka agiye guca mu nzira zitagize gute zitamenyerewe agiye kohereza ubutabazi aciye mu nzira zitazwi zamura cyane haleluya muracyahari rata turacyari kumwe noneho mbikora ko yabigenza ndagira nguraga kuko da ndakaguguna singe wahera ntanga nitunda shima Imana maze gushima Imana ambwira ijambo ry'umubyeyi arambwira ngo rukundo ndeba mu maso ndakurahiye uyu mwaka utararangira aravuga ati uyu mwaka utaragira gute utarara awi uyu mwaka utararangira Imana igukorere ubutabazi bwitwa tezevu bwitwa ngo baceceke Imana izana ubutabazi ucecekesha amagambo Imana izana ubutabazi ucecekesha urusaku rw'abantu biravuze ngo amajwi y'amazi menshi umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru y'ibyo bintu byose abirusha imbaraga mbega amagambo uri ku kidendezi wavuzwe mbega urusaku wagize uri ku kidendezi ariko Uwiteka ari kuganira nanjye ngo hari inzira zitamenyerewe hari inzira utazi imiryango itazi Uwiteka agiye gucamo ndabivuga ndabibwira umwe cyangwa babiri uri kunyumva byakire kuko ni amasaha yo kwakira ubuhanuzi ni amasaha yo kwakira ijambo ni amasaha yo kwakira icyawe ni amasaha yo kwakira ibyawe hari inzira Uwiteka agiye gucishamo ugatabarwa sa n'uhaguruka uzamure cyane haleluya we noneho rukunde Emmanuel bidatinze Imana impa amakuru irambwira ngo uyu mwaka harimo umugisha wawe kandi telefone izaguhamagara ya mbere izaguhamagara igisubizo cyawe uzagikura mu nguni
uzagikura mu nguni. Hari ubutabazi bwa Imana igiye kuzana ariko buzakomoka mu nguni. Ndavuga uti nubwo ukize Imana. Imana irambwira ngo hari ivuga butumwa ugiye gutumirwamo ry'icyumweru. Nuba amaso ukarangara uyu mwaka utararangira, hari ubutabazi ngiye kuzana kuko icyatumye nica ibya mbere ni ukugira muri bya kabiri. Ya Mana we, nihuse gato. Imana yo kabyara ibikora mu buryo bwayo bwiza, mu buryo bwubashwe. Icyo gihe ndatumirwa mu ivuga butumwa ry'icyumweru rya Nibature narindi Remera. Ndavuga uko byagenda kose igisubizo ndaza kugikura hehe? Mu nguni. Mbwiriza umunsi wa mbere ngo mu nguni. Narebaga ndeba mu nguni, nabwiriza nkareba mu nguni, kandi narebaga mu nguni y'iburyo kuko Imana ari amaye kondisira mu igisubizo cyawe uzagikura hehe? Mu nguni. Amajwi y'amazi menshi, ariko nyamara umuraba ukomeye w'inyanja hatakifusanka Uwiteka uri hejuru y'ibyo bintu byose abirusha iki imbaraga. Hotepansa amajwi ntabwo azadushakana, ntabwo azatubyarana, ntabwo azabaho, ntacyo azigezaho. Yeye ntabwo azatwubakana inzu, nubwo ashingiwe ntabwo azabyara, nubwo abyaye ntabwo bazamukurana. Bafite ukuntu bavuga, ariko bazavuga bacoke kuko amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru y'ibyo bintu byose ubona haravuze ngo abirusha iki imbaraga. Umunsi wa kane ndimo ndabwiriza, nuko rero mugezeho nandi kubwiza kwishamba ndavuga ngo kuko Umwami Imana azantabara. Njyewe nicyo gituma ntamwara. Murajya mwihangana, ikosi waciyemo niryo utangaza. Siko bimeze muri kubyumva. Iyo wakubititse mu bukene uzuhumuriza abantu bakene bagenzi bawe. Iyo wasebye uzuhumuriza abantu bari mu bisebo, kandi ati mwihangane igisebo kizarangira. Niko Imana igikora, ndiko bimeze. Imbega ikosi ucamo rikugaragariza icyo Imana ikubyazamo ejo hazaza hawe. Noneho ku munsi wa kane ndi gusenga, nishe mu kire cy'amavuta, numva guhagaragwa tuti birahagaze. Ntangira nzenguruka nsenga. Zengurutse ngeze muri ya nguni, mpasangamo umukobwa mwiza, yasaga neza, yarebaga neza, ntacyo yaratwaye, aho ari yubahwe. Noneho maze kumureba, Imana yambwira ati uzi n'ibindi, dore uriya niwe mugore wawe kandi muzabana nagucika heba. Gira gute? Heba. Ndataha. Maze gutaha ndavuga ariko se wa Mana we, ibi bintu bizagenda bite? Noneho ndongera ndagaruka nawe kuri wa munsi aragaruka. Amaze kugaruka, Imana irabwira ati uwimubwire kandi mubwire ko mugomba kuzabana, kandi mugomba kwitegura ubukwe uyu mwaka utararangira. Nsoje kubwiriza, ubwo bari bamfasha nabira twinjira mu biro. Sinjye waheze najye kuramo, nahagaze kuri telefone, nawe ahagaze hanze ari kuri telefone. Ndamubaza ngo kumasava savabye witwa nde? Nitwa gutya. Bidatinze namubwira ngo uzi n'ikindi, nagukunze kandi ashaka ko tugira gute tubana. Urabyemera cyangwa ntubyemera? Mba ndigendeye. Muzi kuntu dusoka batujyana mu biro. Rukundo Manuel mba ndatakandagenda gihe. Noneho uko nagiye abaranga aragarutse arasifate. Garuka abadiyakora tsura mukozi w'Imana yakoze icyura mukobwa. Atwasanga wenda yagiye kumubwira mweretsweho. Nuko arambwira mu ijwi rituje, arambaza ngo ese ibyo uvuga wabitekerejeho? Wagize gute? Wabitekerejeho? Arongera amasa ngo wabitekerejeho witonze? Nanjye ati arasubiza ngo niba wabitekerejeho neza witonze, nanjye ndabyemeye. Wayikomera amashi abantu bazi ko Imana yubaka ingo, wayikomera amashi. Abakunda gushingira wayikomera amashi, abazi kikura gisuzuguriro wayikomera amashi. Izo mpundu ni izawe, ayo mashi ni ayawe. Ukura igisuzuguriro aya
mana ya Abrahamu ko ngiye guhanura we Yesu Kristo. Haleluya, haretoro ry'Imana. Awe amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, narivuze ngo shekuta bi asai, Uwiteka uri hejuru y'ibyo bintu byose. Wa mubyeyi babirusha iki imbaraga, abarozi bigutera ubwoba, iri hejuru y'ibyo bintu byose, ibirusha imbaraga. Hari abarozi nyeganyeje, hari imyuka bikuyeho, hari abadayimoni irangije, hari urugambi irangije. Akira umugisha wawe, akira ubutabazi, akira kubaho, akira kubohoka. Zamura tera, haleluya. Awi Yesu we, mbega ibintu ndi kubona, mbega ikidendezi abantu bavuyeho, mbega ikidendezi cy'ubushomeri abantu bavuyeho, mbega ikidendezi cy'igisuzuguro abantu bavuyeho, mbega amakwa Imana ikoze, mbega ubutabazi ndi kureba, mbega abarwayi Imana iri gukiza, mbega abantu Imana iri kubohora. Bikozwe nonaha, Imana ibikoze nonaha, ntabwo ari kera. Yego 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 yego, igufa risanze iryaryo, wari urwaye akize, wari ushonje abonye ibyo kurya. Zamura cyane, haleluya. Bidatinze Imana iravuga ngo ngiye kugukora ubukwe bwiza. Ubukwe nyamukobwa wanjye burya wa mbere yagiye muri fiançailles, yagiye abonana n'umusore mugenzi we, bamutera inda, itorero riramuca, rukundo ngo komeza umurimo. N'ubu ndacyawukomeje. Asifiwe, asifiwe. Imana iravuga ngo ngiye kugukora ubukwe bwiza. Ugize gute mwabantu, mwabantu? Imana ikuraho umwako, Imana ikuraho umwako. Hari igihe umuntu akubona akabona ubutabazi bwararangiye, hari igihe umuntu akubona akabona ko nta nzira mbega nta cyiza cyaguturukaho, hari igihe umuntu akubona akabona ko nta neza y'Imana igukwiriye, hari igihe umuntu akubona akabona ko Imana itakugira neza. Ariko hirya y'urusaku rw'abantu, hirya y'urusaku rw'amagambo, hirya y'urusaku rw'abantu bagusebya, hirya y'abariya bantu, Imana yavuze ngo hari Imana ishoboye ibintu bigahe byose. Imana inkorera ubukwe bwiza. Ngenda ku matapi, hari umuririmbyi arimye ngo uri Imana yo kwizerwa, urihuza horaho. Nanone dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Ariko jya usa nk'ubwira umutima wavuga aka kantu ngo dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Oh, dufite Imana, dufite Imana itabara abayo, oh, iyo dusenze. Ariko dusa nk'unyeganyeza gato umutima wawubwire, uhumurize, nutihereza keya. Ndabona isi yararangiye, nta bantu bagitanga keya. Ugerageza wiyomore kuko uri umwomozi wa mbere mu buzima bwawe. Jya wiyeranja wiyomore kuko uri icyomoro gikaze. Hari igihe uzategereza abantu bakubwira ngo baragukunda cyangwa bakwitayeho cyangwa barakuzi, ugasanga ntabwo ufite. Basi jya wibwira ati ndi mwiza, Imana izangira neza, Imana izanyubaka. Wiyatureho ibintu byiza, jya wimwakura, ariko jya wikuraho ibintu by'akajagari k'abadayimoni. Ririmbira umutima wabwira ngo dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Ongera urangura ako kantu, ariko dufite Imana, ariko wabivuze itabara abayo. Yego, iyo dusenze iratwumva. Ongera ubirimbe, dufite Imana ariko itabara abayo. Torero, iyo dusenze iratwumva. Birimbe abadayimoni bakore kirobiti bagenda, bivuge abarozi bashwiragire, bivuge abakwanga bongere bagukunde, kubera ko urakunditse, uri mwiza, uri w'agaciro mu maso y'Uwiteka Imana. Ongera bivuge rata, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana, dufite Imana dokisi itabara abayo. Imana iri kuvuga iyo dusenze iratwumva. Nyituze rikomeye, ongera rata, dufite Imana yego itabara abayo.
munokorewe iyo dusenze iratwumva. Chacun a sa métaphore maye. Noneho Imana ikora ikintu cyiza, irambwira ngo ngiye kuguha umugore mwiza wize kandi usa neza. Imana yampaye umugore mwiza muremure mwiza wanjye, vuga ngo wanjye, ariko nawe ufite uwawe, ngiwe ni mwiza wanjye. Iramwakura ibikuraho, imaze kubikuraho nibwo nahise nongera ndatekereza, Imana ifite inzira zabwihishwa igiye kunyuzamo igisubizo cyawe igutabara. Inzira z'abantu zararangiye, inzira z'imiryango zararangiye, inzira z'inshuti zararangiye, inzira z'abo wiringiraga zagize gute zararangiye. Hakonsmagra hizi nzira zararangiye, ariko haba kucyahirutse kuvuga ijambo ryiza, haravuga ngo ngewe nzahagarara ku munara wanje ndindire kubw'icyo namuganyiye, ngewe nzumva icyagira gute ambwira. Kubera iyo uri utegereje ubutabazi bw'Imana ugomba kurindira, ukaguma aho wavuganiye n'Imana, ukaguma ku cy'Imana yakubwiye, ukagitegereza witonze, kuko kuza ko kizaza kandi nawe cyatinda. Ugitegereze kuko kuza ko kizagira gute kizaza. Imana ishimwe. Iyo tuvuga inzira z'Imana, Imana icamo itabara abantu bayo, twavuga ibintu byinshi, ariko ndashaka kuvuga ibintu bine bibaho mu nzira z'Imana. Icyambere, inzira z'Imana zisaba kwemerera ubushake bw'Imana. Asifiwe. Icyambere, bisaba kwemerera ubushake bw'Imana. Kabiri, mu nzira z'Imana ikindi kintu gisabwa, bisaba kuguma aho wavuganiye n'Imana. Kuguma aho wavuganiye n'iki n'Imana. Ikindi cya gatatu tuza gusengeramo, igihe cyose inzira z'Imana ziratungurana. Zigira gute? Ziratungurana. Hari igihe umuntu akureba akabona nta cyiza cyaguturukaho, ariko mu nzira z'Imana uyu mwaka utararangira ugiye gutungura abantu, ugiye gutungurana. Narivuze ngo ugiye gutungurana, narivuze ngo ugiye gutungurana, narivuze ngo ugiye gutungurana, narivuze ngo ugiye gutungurana, narivuze ngo ugiye gutungurana. Imana iravuze ngo ugiye gutungurana. Muri izo ziri ugiye gutungurana, abategereje kumwara ugiye gutabaruka imbere y'amaso y'abanzi bawe. Ni ijambo ribaye vuba, ni ubuhanuzi bubaye vuba. Ongera uzamure cyane, haleluya. Ikindi kiranga inzira z'Imana ko tugiye gusenga, ndashaka ko dutinda dusenga. Ni ikindi kintu gikomeye, nukibona ku buzima bwawe uzamenye ko inzira z'Imana Imana igiye gucamo zizaba zigiye kuba inzira zitamenyerewe. Iteka uyu muntu ntabwo Imana igiye kunyura mu nzira zimutabara, akirira aho abandi bapfiriye. Uko ndi kukavuga ari gakingewe nashize, akirira aho abandi bapfiriye. Ariko abana uzi ko mu nzira Imana igiye gucamo itabara umuntu wayo, muri aya masengesho Imana igiye kunyura mu nzira zayo, ariko ikimenyetso cyayo nkwibutse ko hari indwara zisha abandi, wowe Imana irakuzigama. Nkwibutse ko hari aho abandi bapfiriye, ariko wowe urahakirira. Igituntu cyica abandi, diyabete hitana abandi, kanseri hitana abandi. Ni itangazo rivuga ko Uwiteka
mu nzira utari usanzwe uzi aje kugutabara. Humura, ubutabazi bw'Uwiteka Imana buracyahari, buracyahari. Sa n'uhaguruka dusengana Imana mw'iri jambo rikomeye cyane. Zamura cyane, haleluya. Wongera uzamure cyane, haleluya. Amina, amina, usifiwe Jehova, haleluya. Amina, yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova, haleluya. Amina, yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova, haleluya. Amina, yego, amina, oh amina, usifiwe. Abarimyi bazafata mikrofone bagiye kujya gusenga. Amina, barokore, amina, oh amina, usifiwe Jehova, haleluya. Amina, yego, amina, oh amina, usifiwe haleluya. Yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova, haleluya. amina, Munyikirize, amina, oh amina, usifiwe Jehova, twese haleluya. amina, Yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova, oh haleluya. amina, oh amina, oh amina, usifiwe Jehova, Twese haleluya. amina, Yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova, twese haleluya. amina, Yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova, twese haleluya. amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova, Haleluya. amina, Yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova we, haleluya. amina, Yego, amina, oh amina, usifiwe Jehova. Aho hantu ho muziki ugumeho kuko ngiye guhanura amateraniro. Turi abapantekote bemera Imana n'umwuka wera. Ngiye kubitangaza, ibintu bikorekera hano hantu ngiye kubitangaza. Sa n'uzamura cyane hariya numvira hata. Ikirere cy'ubuhanuzi kiramanutse, mureke Imana yacu ivuge. Ongera uzamure cyane hariya numvira hata. Ubuhanuzi bumanutse bw'uyu munsi tugiye kubusanga muri Zaburi 35. Tugihagaze wikiriko wica usoma. yego, 3:5 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo yego, microphone irakunze muhereze. Ngo Uwiteka burana n'abamburanya, urwana n'abandwanya. Hagarango gatoya. Imana irambye ngo ndi ku ruhumbi rwera, iravuze ngo ije kuburana n'ibyari biri kukuburanya. Ni ijambo ry'ubuhanuzi riramanutse riravuga ngo Uwiteka aje kuburana n'abaraburanya. Uyu mwaka utararangira, ni ijambo amanutse ry'ubuhanuzi, aje kuburana n'abaraburanya. Ongera uzamure cyane, haleluya. Komeza. Yego, ngo enda ingabo nto nini uhagurukire kugira gute kuntabara. Imana iravuze ngo igiye kohereza ingabo ku buzima bwawe, n'ingabo zo kukurwanirira, n'ingabo zo kugutabara. Yesu we, ndafashijwe. Reposa kita, zamura cyane, haleluya. Komeza. Takonsi mahaye. Yego, kandi ushingura icumu mu ntagara, wimire
abangenza uyu mwaka utayarangira, ibyari biri kubagenza Imana ije kubigenza, ibyabagenzaga Imana ije kubigenza. Hari imigambi y'abapfumu Imana irangije, hari imigambi y'abadayimoni Imana irangije, hari imigambi y'abakwanga Imana irangije. Nguriza cyane, haleluya. Shako asambra anayi, yego. Ubwira umutima wanjye uti yego ninjye gakiza kawe. Komeza abantu tugiye gusoza, komeza. abashaka ubugingo bwanjye Ariko mana we, bamware aho abashaka ubugingo bwawe bagire gute? Bagire gute? Ko tugiye gusoza bagire gute rata? Dore ikintu Imana ikoze gikaze. Aya masengesho y'uyu munsi ahagaritse impfu zikomeye, ahagaritse impfu z'abadayimoni, ahagaritse umwuka wa gisida, ahagaritse imbaraga z'abarozi. Uwiteka Imana bikuyeho, birarangiye. Akira ubutabazi, akira ubutabazi, akira ubutabazi, akira ubutabazi, akira ubutabazi, akira ubutabazi, akira ubutabazi. Zamura cyane, haleluya. Amina, oh amina, usifiwe Jehova, haleluya. Amina, amina, oh amina, haleluya. Amina, ayo mashi, amina, oh amina, usifiwe haleluya. Amina, amina, oh amina, usifiwe. Zamura amaboko yawe, tujye gusengera igihugu, tujye gusengera itorero. Nawe ubwawe duhamagara ubutabazi bw'Uwiteka. Nyemera uvuge ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none dusengeye itorero ryawe, dusengeye itorero ryawe. Rengera abayobozi, rengera igihugu cyacu, turagisengeye. Rengera abapolisi, rengera abasirikare, rengera abantu bose. Hagera ku mipaka, hagera ku gihugu cyacu. Dusengeye ubuyobozi, Mwami w'abami, ubutabazi bwawe, ubutabazi bwawe bugaragare mu izina rya Yesu. Tugukomeye amashyi menshi cyane. Ayo mashina yawe, ayo mashina yawe. Reka duhamagare umushumba aze asengere ibyifuzo byanyu. Imana ice mu nzira zitamenyerewe ibatabara. Murakoze, mwubahwe.